senga. Gusenga, unakubaje ngo gusenga ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana. Imana ni data, Imana ni papa. Niwaganira na so rero utamuzi, nyankunda kukivuga. Niwaganira na so umenya ngo yarambyaye, ngo ariko ngo sinzi izina rye. Wabyawe nande? Ngo ntawe nzi. Mubona ko no mu muco wacu w'ikinyarwanda cyangwa se n'abandi bari hano abari abarundi n'abaki, twese niyo waba uvuga ngo bambyaye ngaha naha, ubuzi suruse kamwe ntago uba warabyawe waravutse ku giti. Amen. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose mama wawe wakubyaye abazi uwo ari we. Haleluya. Naho yabihisha ariko abamuzi. Rero twebwe nk'abana b'Imana tugomba kumenya data, tukamumenya neza, tukamusobanukirwa, tukanamubwira ngo data nyihishurira, ndashaka kukumenya, ndashaka kumenya uwo ari we, uwo uri we. Haleluya. None icyo gihe nitumumenya niho tuzaganira nawe bizima bikwiriye, niho tuzashirika ubwoba, kuko tuzaba tuzi uwo dusanga ninde. Haleluya. Tuzaba tuzi ngo uwo mbwira n'uyu, nzaba nzi ngo uwo nsanze ndamuzi. Tugomba kumenya data, tukagomba kumenya umwami wacu Yesu, tugomba kumenya n'umwuka wera mu butatubwera tukabusobanukirwa, tukamenya ubwo ari bwo. Icyo gihe imisengere yacu izahinduka, n'amasengesho amwe apfuye azavaho, ahubwo dusenge noneho ibintu bizima, kuko tuzaba twamusobanukiwe, twamumenye. Haleluya. Ngo mukomeze gushima, muba amaso, gusenga muba amaso mushima. Ndagira ngo muri aya masengesho iri joro ubwire Yesu ngo unyigishe gusenga. Ngo abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Haleluya. Ngo twigishe gusenga, ngo nk'uko Yohana yari yarigishije abigishwa be gusenga. Haleluya. Data yubahwe. Noneho ngo Yohana, urumva ko Yohana we yari yarabimenye kera, atreninga abigishwa be, abigisha gusenga, abigisha Imana iyo ariyo, abigisha umukiza uzaza, aramubabwira. Haleluya. Amaze kubibasobanurira, abigishwa ba Yesu nabo urumva bari barabyumvisheho, barabimenye bisanzwe. Ariko bamaze kureba baravuga ati twaracitswe, tugomba kwiga natwe gusenga. Bisuzumye basanga batazi gusenga, baravuga ngo ni ngombwa ko natwe twiga gusenga, ni ngombwa ko natwe duharanira tukamenya gusenga. Niko kubwira Yesu ti twigishe, mwigisha, twigishe. Yesu niwe mwigisha w'ukuri. Ko Yesu natwigisha gusenga, hari ibintu tutazongera kujandajandamo dutinda. Haleluya. Yesu natwigisha gusenga, hari ahantu tutazongera kugira ubwoba. Yesu natwigisha gusenga, umwuka wera akabidufashamo, hari ibintu tutazongera kuvangavanga, hari ibintu gusenga tutazongera kwirirwa dusubiramo, ahubwo tuzahagarara mu kwizera, kuko tuzaba tuzi uwo twabwiye wari we, tuzaba tuzi ibyo twavuze ibyo ari byo. Haleluya. Niyo mpamvu iri joro rero tugiye gutahana devoir imeze gutya. Umuntu wese azagenda ashaka amazina y'Imana, uyandika ku gapapuro, tuzajya tuyasengeramo. Ho ntiwambwira ngo urasenga Imana data utayizi. Ugomba kumenya amazina ya so wo mu ijuru, data utubyara ni Imana data, ukaba uyizi ngo Jehova El Shaddai ndamuzi.
Elohimu ndamuzi, data ni Elohimu, bitewe n'aho mwahuriye. umwe ukaba uburyo n'umuntu yagutunga uri no mu bitotsi. Uzarebe utwana tumaze kubabwira amazina y'ababyeyi umva turayafata ni ukuri, ukamubaza ati ese papa wawe yitwa nde? Inaha aba ari perezida ukumva arayavuze ati iwacu bavuga abamama runaka, ariko ubundi en general ni uko bigenda. Umwana wese amenya amazina ya papa we n'aya mama we. Natwe abajya mu ijuru tugomba kumenya Imana, kumenya ngo data yitwa nde, niki Bibiliya ivuga ku Mana yacu. Amazina y'Imana tugomba kuba tuyazi, ku buryo batanabivuga uri nk'ahantu ukumva ngo hajya icyo ni igiki. Ibaze, birababaje twitwa abanyamasengesho kandi tugiye kugera ku mpera y'isi. Haleluya, amen. Data wa twese yubahwe. Turagenda tujye gushaka amazina y'Imana, ejo tuzayazana tuyigeho, tugende tureba ni impamvu ki Imana yiswe gutya. Nawe kandi uzaza hari izina wahaye Imana nawe ubwawe, bitewe n'uko mwahuye, bitewe n'uko mugendanye, igihe mumaranye. Imana yacu ishimwe. Tukibuka ko gusenga ari ukuganira n'Imana. Iyo uganira utega amatwi, nkatega amatwi. Imana data iduteze amatwi, niyo yadutumiye, iravuga ati uzaze tuganire. Yatangiye itubwira, dutega amatwi, twaramushimiye atega amatwi, turamubwira ati invitation turayemeye, turasubiza tuzaza itariki n'iyi roseti, tuzatangirira mu buntu bw'Igorogota, atoke. Arangije atubwira uburyo twatoranijwe muri Petero wa mbere. Amen. Ejo atubwira icyo aduhamagariye. Haleluya. Ni ukugira ngo twamamaze ishimwe rye, ariko ntiwakwamamaza umuntu utamuzi, ntiwakamamaza ikintu utazi. N'aba bandi bajya gukora ibya publicité barabanza bakiga bagakora n'akantu k'agateyatere kugira ngo bazabikore neza batazabyica. Amen. Natwe bo mu mwuka Imana tugomba kuyimenya, tukamenya iyo ari yo. Apana kugenda ibintu by'ikigare. Ni ukuvuga ngo turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Ya masengesho y'ubwana arimo aravamo, kubera ko hano muri Petero wa mbere, sinzi impamvu hagumya kugaruka hano muri Petero wa mbere. Iyo usomye hano twasomye, iyo usomye ku murongo waho wa 3 hejuru cyangwa se uwa 2, barakubwira ngo, baravuga ngo mumere ngo nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Hano ntabwo twahawe, ariko njye narahasomye kugira ngo numve neza iri jambo Imana yaduhaye. Tumere nk'abana b'impinja zivutse vuba, ariko ngo twifuze. Abana b'impinja ni ukuvuga ngo bizera ababyeyi babo. Umwana w'uruhinja ntacyo areba, ntagira ubwo bavuga ngo data byose arabishoboye, data byose arabikora. Numva ko bijyana no kwizera data. Haleluya. Ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Ababebe bajya nyine bya bindi bifunguye. Amen. Amata y'umwuka adafunguye, ngo kugira ngo abakuze dukure, atugeze ku gakiza gashyitsi. Haleluya. Tube abagabo nyabagabo. Ngo niba mwarasogongeye 3 mukamenya neza umwami wacu, niho yatangiye kuri 4 ngo nimumwegere. Niho twamubwiye ati natwe twaje mwami, tundi hano mwami, tikarame mwami, turi hano papa. Imana ihabwa icyubahiro. Yaradutoranije, natwe tumwemerere, tumumenye by'ukuri, apana mu magambo, ahubwo imirimo yacu ise koko ni y'abana b'Imana. Mu mikorere yacu bise koko ni iby'abana n'iby'aba Yesu. Mu migenzereze yacu bise koko n'abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro.
reka tubwire Imana ngo Yesu, Mana ndagushimiye, ndifuza kukumenya, unyihishurire. Hari abantu benshi muri Bibiliya Imana yagiye igenderera. Gideyoni agenderewe n'Imana, twarahasomye, yaravuze ngo witwa Jehova Shalom, abonye adapfuye, abonye Imana, abonye marayika w'Uwiteka, aravuga ngo aho hantu hatambira igitambo ahita Jehova Shalom. Nawe wavuga ati Mana, nkurikije igihe maze mu gakiza, nkurikije Imana twagendanye, ukuntu nyibona ngewe ubwanjye ni gutya. Haleluya. None hejo tuzazana amazina y'Imana. Genda ukora iyo exercice, ubwira Imana ngo Mana ndashaka kumenya, bizatuma bigufasha kujya gusoma ureba ahantu hose muri Bibiliya harimo amazina y'Imana. Nikejo tuzasengeramo. Nusanga hante Jehova Shalom, ubwire Jehova Shalom, ndi hano, mbuza amahoro, ndagira ngo uyanyuzuze. Ndashaka kukumenya, aya mahoro yawe ndashaka kuyamenya. Nirirwa nyaririmba ariko undebye wasanga mu mutima wanjye hahoramo induru, nta mahoro ngira, mbivuga ku munwa, ariko ndagira ngo bihuze n'umutima wanjye n'ubuzima bwanjye. Haleluya. Amen. Ko mwatuje cyane. Yesu asingizwe. Imana yubahwe, reka dusoze. El Shaddai turagushimiye, uri mwiza kandi watugendereye, watubwiye ngo dukomeze gusenga, ngo tuba amaso dushima. Iki ni igihe cyo gusenga Mwami, iki ni igihe cyo gusenga, kandi ijambo ryawe ryaratubwiye ngo urashaka, Yohana 4:24, urashaka abasenga mu kuri no mu mwuka. Urashaka abandi basenga Yesu batakuryarya, kugira ngo tugusenge by'ukuri nuko tuba tukuzi, twarakumenye. Apana mu magambo ahubwo bigahura n'ubuzima bwacu, bityo tukabyara umucyo. Apana ku rurimi, ahubwo imigenzereze yacu igakorera mu gusenga mu kuri no mu mwuka, bityo bizabyara umucyo. Abo duhura nabo tubabera umucyo, aho turi tubabera umucyo, ubuzima bwacu buhinduka umucyo. Ahari umwijima naho habe umucyo, mu izina rya Yesu. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu. Ni we mucyo muzima umurika hari umwijima. Dushoboze kukumenya, turifuza kukumenya, turifuza ngo twihishurire, tukumenye by'ukuri, tukumenye. Waduhamagara ariko Yesu, turashaka kukumenya, turashaka kugusobanukirwa, ndashaka kukumva Mana. Menye neza ko gusenga ari ukuganira nawe, nukuganira nawe, kandi iyo tuganira ngomba kukubwiza ukuri, ngomba kukubwira byose ntambereka, ngomba gusuka umutima wanjye imbere yawe, nkagutega amatwi, nawe ukanyumva uko wenze kuri Imana yumva gusenga. Mfite ibihamya binyemeza kuri Imana yumva gusenga, ndi umugabo wo kubihamya. Ndagushimiye, urakoze Mana. Muri ibi bihe byiza byo gusenga, ndusheho kuguhishurirwa, ndusheho kugusobanukirwa, ndusheho Mwami gusenga apana iby'idini, apana iby'ikinyedini, ahubwo gusenga mu buryo ushaka. Ko Yesu yaravuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ngo Data arashaka abamusenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Mwuka wera unyigishe gusenga, mwuka wera umenyeshe gusenga nyabyo, mwuka wera unyigishe gusenga nyabyo. Haleluya. Kubera ko iki ari igihe cyo gusenga, ni igihe waduhamagaye Mwami ngo tuze dusenge, tuze imbere yawe, tuze tuganire nawe, tuze tuganire Papa. Haleluya. Bana n'umubyeyi tuganire, duseke, tuvugane. Ndagushimiye kugeza uyu munsi ari byo watubwiye, tubifate oseriye, tumenye ko ari wowe, ari byo dushaka, ibyo guhinduka duhinduke, ibyo kureka tubireke, ibyo kuvamo tubivemo burundu. Dukora icyo ushima nk'umubyeyi wacu Mwami, nitukubabaze Papa, nitukubabaze. Haleluya. Izina ryawe ni ryiza, urakoze Mwami. Shimwa Yesu. Amen, amen. Komera Imana Data amashyi. Haleluya.